dusome cyane umuruzi gusoma neza. So ibyakozwe n'ubu bahaye akantu introduction. Ibyakozwe n'ubu ibice byaho 12 tujye kwa Petero. Ugira umuntu ikiganza mubwire ngo sibo barufite. Mugerageze neza mubwire ngo sibo barufite. Mugerageze neza mubwire ngo sibo. Ntabwo ari ngo Imana yo hejuru y'ufite. Ni Data wa twese. Yacize awaciwe kandi yaciwe awaciwe. Ni ufite urufunguzo ari awurinde ubwaririmbaga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ni nawe nyir'ibidukwiye kuko ari we ugenda byose. Yesu ufite urufunguzo tumukomere amashyi y'ukuri. Afite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Umurongo wa 10 umurongo wa 10 haravuga ngo ibi byo murabizi. Petero yari umutima Bibiliya ngo Petero aribwira none umenye by'ukuri yuko menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikangiza ibyo mu bwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byo. Ijambo ry'ubwise gasubiremo wakumve neza. Bibiliya ivuga ngo noneho Petero atari umutima aribwira none umenye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikangura mu maboko y'abagome ikangura mu maboko y'abarozi. Apana yatumye. Oya usubiremo umurongo neza. Yatumye. Usubiremo neza. Muri presi. Petero yari umutima aribwira none umenye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikangura mu maboko y'abagome, mu maboko y'abarozi, mu maboko y'abatankunda, mu maboko y'abatanifuriza ibyiza, mu maboko y'abavuga nabi, mu maboko y'abavuga ko nzakenyuka, mu maboko y'abavuga ko ntacyo nzimarira. Yatumye marayika wayo ikangura mu maboko yabo ikangiza ibyo ubwoko bwatekerezaga byose. Tumukomere amashyi y'ukuri. Ndakakaje nagaruka ugira umenyereza abantu bagakwiye gusiba bafite ugira uvuge akantu karoroshye ariko hari abantu bazumvise sibo barufite ni Imana iri rufite. Iterabwoba ry'abadayimoni rihagarare ntabwo ari bo bafite urufunguzo rw'ubuzima bwabo. Usanga bavuga muzapfayo kandi turacyariho. Baduhaye amezi baduha imyaka baduha igihe ariko uyu munsi turacyari kubera sibo bafite urufunguzo rw'ubuzima bwabo. Tumukomere amashyi y'ukuri. Bibiliya yavuze ngo nimuhere kandi ukuri ufite urufunguzo rwanjye kandi aribo barufite. Haleluya. Igisomo kigishe Bibiliya ngo muri iyo minsi muri icyo gihe Herode afatira bamwe mu itorero kubagirira nabi ngo afata Yakobo mwene se wa Yohana amwicisha inkota. Ibyo birakoze ngo biragenda binezeza Abayuda bose bari bavuga ati Bibiliya ivugisha Bibiliya ivuga ngo Abayuda banezerewe Herode abonye yuko anezereje ubwoko bw'abantu ngo yiyongeraga gufata Petero. Nasomye ijambo ryitwa kwiyongeza ndababara. Ndavuga ngo biragashingwa n'Uwiteka. Basatani barimo baratwiyongeza muri iyi minsi. Kristo bakaguhamagara bakakubwira ngo umwana wawe turamukohereje utaratanga minerivani. Waba waciye telefone gatoya Satani akongera kwiyongeza bakakubwira ngo umudamu wawe nk'ubu ngubu ndi kubwiriza hano ndasohoka kandi umudamu wanjye aksida akoze aksida ava mu kazi ariko riyongeza gatoya
amazu yanjye ndashaka abonye yuko anejeje abantu ariyongeza ajya gufata na Petero. Ndasabye Imana yabanje yakiyongorera n'umwuka w'Imana arasanzwe arabwira ngo mugirire abantu banjye igihe cyo kwiyongeza kwabo Satani yiyongeza ubwoko bwawe igihe cye kirarangiye. Ntabwo yongera kwiyongeza abana, ntabwo yongera kwiyongeza. Wakubwira ngo ntabwo yongera kwiyongeza, ntabwo yongera uyu mwanya kuwucira umurongo kuko ntabwo yongera kwiyongeza. Igihe yiyongeza kirahari. Abonye agaragaza abantu, abonye agaragaza abadayimoni, ikuzimu habaye fete. Abadayimoni barimo barapfa bavuga ngo awa abiri byamushyize yakora ibyo. Satani abonye yuko anejeje abambari akiyongeza akazana n'ikindi. Ariko ibintu byo kwiyongeza Imana yabwiye ngo igiye kubica umwana bateranye muri uyu mugoroba mu izina ryayo. Ibintu byo kwiyongeza bishira gusa ukuzayibonera n'Imana mu buzima bwawe ibishinga muri uyu mugoroba. Mugerageze mubwire ngo si ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe, ubundi ukiriza izina ryawe, si ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Biriya ntabwo niyongeza mfata na Petero, nasomye amateka ya Petero mbona yarayobye uwo munsi yarayobye. Reka mbabwire uwo munsi yarayobye kubera iki? yafashe umuntu wavuzweho n'Imana. Musumeri yasinye aramubwira ngo Petero nakwingingiye wewe kuko nabonye Satani arimo aragusora, ariko weho nakwingingiye ngo numara gukomera ujya kugira gutera ukomeze abana. Uyu ni umuntu wavuzwe n'Imana. Musumeri yasigeze ababwira arabwira ati abantu bumva bagitanye, barabwira baramubwira ngo twumva bavuga ngo Eliya, abandi twumva bavuga ngo umuhanuzi baravuga byinshi cyane. Arababwira ati gusa mwebwe mugitanye. Petero yize umwuka we ahita avuga ngo Kristo umwana w'Imana. Yesu ahita amubwira ngo kuri bo niho zubaka itorero kandi naho amarembo y'ikuzimu yazimuka n'azandikoro. Abavandimwe bakomeza bibeshe kuko Imana Yesu avuga rya jambo yarivuze muri Petero, ariko baribesha cyane. Ahubwo Yesu yaravuze kwishurirwa Petero yaragize. Nayo mpamvu itorero rya Kristo ntabwo ryubatse ku muntu, ahubwo itorero rya Kristo rihishurirwa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo uyu mugabo yararifite, ariko Herode baramwiyoboza, aramwiyongeza amushyira mu nzira. Umuntu wavuze ijambo n'Imana ashyirwa mu nzira. Ijambo undi ijambo Imana igeze igendera Yeremiya umusuke. Reka rero abantu bavuze ijambo n'Imana, hari umuhanuzi ufite, hari ijambo ufite, hari icyo bibitse. Musuke Imana igeze igendera Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 10 iramubwira ngo yewe Yeremiya we uruzi iki? Ariko hejuru yari yatangiye Imana imubwira ngo nakumenye utarabusoro mu nda yuko wese utaravuga mushyira ku mwana uzarugama. Yeremiya yibwira ngo ni umwana sinzi kuvuga, njyewe sinabishobora. Imana iramugenda iramubwira ngo ibyo uzasenya bizasenywa, ibyo uzubaka bizubakika, nzabana nawe, genda uko ngutumye usohoze icyo zakubwira. Yeremiya ngo ntabwo nabishobora. Imana ibonye akomeje kuzana sababu nyinshi cyane, Imana iti gushyira mu iyerekwa. Ariko baramubwiye ko ari Imana, abantu b'abanyamubiri bapfuye bukuri. Imana iti kugera mu iyerekwa utayireke, imugeze mu iyerekwa ngo nayo usanga kuko yari ibonye Yeremiya akiri mu mubiri, bagasubira kuganira. Yeremiya akiri mu mubiri ndetse imwinjiza mu iyerekwa, Imana imusanga muri dayo baganirira mu iyerekwa. Imana amubwira ngo Yeremiya we uruzi ikirere. Yeremiya ati uruzi ngo nayigurishe. Imana
inama y'umubiri muri buri unarindira kugira ese abategere unakinga ikayera ni muri buri iramubwira ngo uko niko nyabiri ijambo ryawe uko niko nyabiri ijambo ryawe kugira ngo ugire kutere risohora aha nasoma tuturi ikomeye cyane nari muzi ko ijambo ry'Imana riza rifite uburiza ijambo ry'Imana rimanuka rifite uburiza ndashima nta buzi waribasha nta mupfumu waribasha nta mukorikori waribasha ubwabyo rimanuka riturutse mu kanwa k'Imana ubwabyo biza gifite iyo nkoni yasobanura ku bwiza bw'Imana uwo bari ijambo ryawe warasifuye yemera barabyumva neza iri jambo ryagirwa kuri Petero ariko Herode baramwiyongeza gushyira ku zindi Bibiliya ivuga ngo muhereza abasirikare bane bari bakumurinda aho yashyize iminyururu bamunaho ariko nakunze umurongo wa gatanu Bibiliya ivuga muri iki gice cya 12 umurongo wa gatanu Bibiliya ivuga ngo abitorero bakimara kumva ibyo bintu abitorero bakimara kubimenya ngo baragenda bishingira baracuruza ngo bajya kubwirira bajya gusenga bajya kubwira ibintu Imana yavuze kuri Petero bajya kwibutsa amasezerano Imana yavuze abitorero bagira umwete binjira mu cyumba bariherera bajya gusenga iyo ngeze ahantu ndababara ndavuga ngo Mana ese turacyafite abitorero turacyafite abantu bashobora kwiringira turacyafite abantu bashobora kwiringira umukozi w'Imana bakiringira umurimo w'Imana turacyafite abantu bashobora kubabara bagashakuzwa n'umurimo w'Imana n'uburyo Satani niba yinjirira mu murimo wabo ese abantu baracyafite Imana cyangwa ni ababona abakozi b'Imana rimwe gatoya agiye mu kibazo bagatangira kuvuga yuko yasanga icyaga yaguye yanyweye inzoga yagize umunsi umwe bigeze bavuga umutumishi abantu ahantu bocuru barakuvuga kuko umutumishi pe yari yaraguye pe ariko bavuga ko byari ariko Imana nabo baraza guhanuza ahantu aragenda basanga ahantu mu kigo cy'amasengesho bari bari ngo muhanuzi aravuga ngo Imana ivuganye nanjye ngo uyihane byese ko mwavuze umukozi wawe nubwo yaba yarakwapanye ariko mu wanjye yarakoreye ndabizi kandi mwebwe mufite uburenganzira bwo kumuvuga irangije arenzaho ijambo rikomeye cyane aravuga ngo yemwe reka mbabazi reka mbibarize mwebwe ko mupfusha mukarira kuki igihe mupfusha mwanyura mutishima mwebwe ko mupfusha mukarira mukababara mukagira agahinda ariko njyewe iyo umukozi wanjye aguye iyo umukozi wanjye agiye mu byaha kuki mwishima mukavuga ngo mugasakuza mugatera hejuru ese umukozi wanjye yagiye mu bibazo kuki mumukorera akanama mukavuga ngo nawe yajya yamasa kuki mwishima aho bantu bari aho ngaho bose barabana hasi bari hano baravuga ngo ntituzongera rwose kuko uyu muntu wahamagawe n'Imana ushobora kumubona uyu munsi wa none abantu babiri ariko ejo mukazamubona yamwiciye ahandi hantu ariko Petero yagize ikibazo ngo abitorero bajya hamwe bajya kumwigira ku murongo wa gatandatu Bibiliya ivuga ngo ryari ijoro rya nyuma Herode ari gusora Petero ngo ajye kumwica ryari ijoro rya nyuma
ikintu cya mbere cyagaragaje yuko nyir'urufunguzo ariwe wiyizi. Haleluya! ngo mu nzu yiwe harambye hakurya. Reka mbabwire aka kantu nafunguyemo hano. Iyo nyir'urufunguzo yaje, aje kuyoboza ibyo Herode yakoze, aje gukubita hasi imigambi yose ya Herode. Nyir'urufunguzo yimanukiye, hari ibintu bitangira. Icya mbere, umucyo warabanje waka mu nzu y'imbohe. Uzasoma iryo jambo, umucyo warabanje waka. Icyo cyagaragaye ko marayika yahageze, umucyo waratse. Ndabwira umuntu uteze amatwi yawe yuko nyir'urufunguzo agiye kwiyizi. Sinzi igihe gishize hari imbaraga z'amajwi ya Herode ku buzima bwawe. Sinzi igihe gishize hari imbaraga zirimo ziragutera ubwoba, ariko nagutumyeho buri mugoroba mubwira ngo wikumvira Herode arimo aravuga, ahubwo tegera umutwe nyir'urufunguzo kuko agiye kwimanukira muri uyu mugoroba. Muri uyu mugoroba agiye kwiyizi. Haleluya! Kandi ibimenyetso biranga uyu muntu, umucyo urabanza ukavaho hantu. Kubera ahantu wabona muri iryo rinye ngo ahantu mu kagoroba, ahantu mu kabwingi, ngo hatagaragara inzira, aho naho Imana yagaragaza inzira, umucyo ugarasa muri iyo nzira, Imana ikagaragara muri iyo gasanzwe. Rero ikintu kigaragaza ko nyir'urufunguzo yizi, umucyo urabanza ukagaragara imbere yawe. Ibintu wabonaga byari mu mwijima, ahantu wabonaga wari uri mu mwijima utabona inzira, inzira itagaragara ikongera ikagaragara mu buzima bwawe bw'izina ryayo. Nagageze kugeza umubwire nyir'urufunguzo arimanukiye muri uyu mugoroba, nyir'urufunguzo arimanukiye. Haleluya! turi ku ijambo rivuga ngo si bo barufite. Bibiliya yavuze ngo ni uwera kandi ni ukuri, ni ufite urufunguzo rwa Dawidi. Haleluya! ikintu cyabura kiraba ko nyir'urufunguzo yize, umucyo urabanza upaka kuri iyo nzu, umucyo urabanza upaka aho hantu. Ibintu wabonaga urimo urakora ukabona ntabwo birimo birakura, ibyo bintu bitangira kwemera, ibyo bintu bitangira gukunda. Kubera iki? Nyir'urufunguzo yawe. hari umuririmbyi witwa Rosamond yigeze aririmba indirimbo, ubwo wundi nabwira yigeze aririmba indirimbo ivuga ngo nipishe nipite. Yego sinzi niba ariko yitwa, ariko ukanakora kumvisha nipishe nipite. Warasize igihe kirageze, igihe kirasohoka, ngo hari ibintu ugira ngo uvuye mu nzira, uvuye mu nzira kuko nyir'urufunguzo araje. Wibuke ku musozi wa Karumeli, umunsi abahanuzi b'Abayali bari kumwe na Eliya, bakimara kubaka igicaniro, bashyizeho igitambo hejuru, bahanuzi b'Abayali bamaze